Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe, ariko nk'uko mubizi ntabwo ibizami biratangira gukorwa, ariko tariki 6 z'ukwa mbere bazatangira gukora ibizame n'andi matariki azakurikiraho. Ikintu turi gukora mwa ino minsi, turi kureba ibibazo bikunda kubazwa tukabibategurira mikizame tukakibashyira kuri YouTube channel kugira ngo abantu bari bazakora tariki 6 cyangwa mw'iyi minsi ya hafi babona imyitozo ihagije nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ikintu usabwa kugira dukosore iki kizame ntabwo bigoye, ufata agapapuro ugafata ikaramu kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo 4, ugahitamo icyanya cyo kimwe ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ukeneye ko hari ikintu nkusobanura cyangwa ukeneye ko hari ikintu nkwigisha, uranyandikira cyangwa ukampamagara kuri 078 955 16 26. Ukeneye koda waba uri hose mu gihugu uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 955 tukabigufashamo. Mbibutsa ko genda bategura amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe, kugira ngo ujye tuyabonera ku gihe. Ikintu ukora ni kimwe, ukanda subscribe, ujya ahanditse subscribe ukahakanda kugira ngo nimbishyiraho ujye tubibonera ku gihe. Murabizi gahunda yacu no gukora rimwe, niyo ntego yacu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyo mwa kino kizami. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza urebe kino cyapa. Ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho? Ese uri kubona gifite iyihe shusho? Ese uri kubona ari mpande eshatu? Ese uri kubona ari mpande enye? Cyangwa ni ishusho y'uruziga? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko w'umutuku baravuga ngo mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Iravuga ngo umuyaga w'intambike, mbega ngo urusaku rwo mu muhanda, seka ngo ikibuga cy'indege, naho deka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni A, umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography murabona kano gati kariho kari akantu gapima umuyaga, niyo mpamvu kino cyapa gisobanura ngo umuyaga w'intambike. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa 5 byo ku mihanda, cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, aho biburira umuyobozi icyago, bakakumenyesha icyago ushobora guhura nacyo kugira ngo witegure hakiri kare ufate ingamba. Murabizi bino byapa byose n'ibimenyetso byose byo mu mihanda bibereyeho kugira ngo biburire umuyobozi ko hari icyago, amenye ingamba arafata. Ndakeka ko rero baramaze guhitamo A, umuyaga w'intambike. Ndakeka ko baramaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Mbibutsa ko ngiye kubasubiriramo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, icyapa n'ikibazo babazaho, icyapa n'ikibazo babazaho, icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho, kugira usahita ubibonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi. Hano igisobanuro cy'ukuri cyari A, umuyaga w'intambike. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gitegereze neza, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru ariko bicishijemo umurongo utukura. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Iravuga ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, mbega ngo iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru n'iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi bikaba ari ibisubizo by'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri. D ngo nta nzira ihari, D ngo nta nzira ihari, hakaba hatari inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Birashoboka ko nabangiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota uragira kuri 20 ariho wari kugira mwa kino kizame cyakozwe. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Mbibutsa ko kode zirahari aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 355 16 26 dugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko mu buryo bwa online bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, uranyandikira cyangwa ukampamagara kuri 078 935 16 26
nkakwigisha mu buryo bwa online ukuntu bikorwa mu masaha ubonekaho ku munsi, ukambwira ati wenda mboneka kuva saa 2 kugeza saa 4. Iyo ayo masaha ageze tuba dufite amasomo twateguye ameze neza, tukayaguhereza imyitozo myinshi dukurikije ibibazo babaza, wazagerwaho gahunda yacu aba ari ugukora rimwe. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo B, iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. Ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 ni uwuhe? A iravuga ngo kilometero 60 mu isaha, B ngo kilometero 40 mu isaha, C ngo kilometero 75 mu isaha, naho D ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, iso cyo kuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kwama amanota uragiye kuri 20. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga cya kifite ubu uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Hari abantu benshi bagiye bampamagara bahuye n'ibibazo bimeze gutya bakambaza se ugenda uri gupima uwo muvuduko ubwirwa n'iki? Ikinyabiziga kiba gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho, akakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko urajya uragenda kilometero wenda 80 mu isaha, bakabikubwira ubu bizi. Ndakeka ko rero mubimenye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se kilometero 75 mu isaha. Ese waramaze guhitamo se? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Niba utari wamaze kugihitamo ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Erega niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bizamini byakozwe no kugira ngo ikibazo cyose ubonyeho nikigaruka ugikore. Kandi murabizi neza ko ari ryo banga. Ikibazo buriya wakoze biba bigoye kugira ngo kizagaruke kikunanire, kuruta uko wagenda mu bitabo ukirirwa uri gusoma ukajya urabyitiranya ugasa nk'uri kubiboroka. Hano rero iyo uri gukosora ikibazo wakoze ntabwo cyagaruka ngo kikunanire, kandi n'icyakunaniye iyo ubonye igisubizo cy'ukuri ntabwo cyagaruka ngo kikunanire. Kugira ukore rimwe rero ukosora ibizame byinshi, wabona hari ibintu biri kukugora ukabyandika muri comment. Amasomo yose munyandikira muri comment zanyu zose ndazisoma ndanazisubiza, nkareba ibyo mwansabye ko mbategurira amasomo bitewe n'ibiri kubagora mwa bino bizame byakozwe. Asigaye nkabategura ayo masomo nkayabashyira kuri YouTube channel yanyu kugira ngo nimugerwa muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri mwari mwamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze. Hari ikinyabiziga kiba kihagarara ahantu ijoro ryose, ariko biba bibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe biba bibujijwe? Nibyo tugiye kureba. Nubona harimo igisubizo cy'ukuri urandika iyo nyuguti ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragera kuri 20. Aravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, beka ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Biba bibujijwe guparika ikinyabiziga cyawe akanya kanini. Hehe, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ntabwo wagenda ufata ikinyabiziga cyawe ugenda ugiparike mu mwinjiro w'isoko cyangwa n'ahandi hantu hose hashobora kwinjirwa cyangwa hanakunda gusohokerwa n'abantu benshi. Biba bibujijwe. Cyangwa mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, naho biba bibujije kuhaparika ikinyabiziga cyawe akanya kanini. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo se, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangambere ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibinyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayahe matara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo amatara magufi, mbega ngo amatara ndangaburumbarare, seka ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngenda bategura amasomo yo kugira bafashe kumva neza bino bibazame bibazwa. Kugira uzahita uyabonera ku gihe, ujya ahantu handitse subscribe ukahakanda,
najya nshyiraho ikizame ugahita ukibona ku gihe bidasabye ko abandi bagusharinga link. Nashyiraho isomo ugahita uribona ku gihe bidasabye ko abandi bagusharinga link. Rero nkanamenya n'umubare w'abantu bankurikira, ese biri kugera ku bantu bangana ute. Rero mujye mukanda subscribe aho hepfo kugira ngo nimbishyiraho mujye muhita mubibonera ku gihe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe. Ndikwategura rero isomo ku bipimo no ku matara, uzahita muyabonera ku gihe kwa ino YouTube channel yanyu. Ariko uri hafi gukora uba wanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789351626 nkaba nagushakiraho agasomo gatoya nkaba nkuhaye ku buryo wajya gukora ntibikugore. Ku bimenyetso bimurikaho namaze kuri bategurira kuri YouTube channel yacu. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, wasubiraho ukayireba kugira ngo ari bimenyetso bimurika here kuba hari ikibazo cyakunanira cyerekeye ko ibyo bimenyetso bimurika. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni se amatara yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa gute? Bagaragazwa ku buryo bukurikira. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mbega ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Yavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhita igisubizo cy'ukuri hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A. Ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizi biriya bimodoka bitwara amagaze hari ibintu biba bifite cyapa kiba kiriho kikwereka ko ibintu gitwaye bifatwa n'inkongi bishobora guturika. Ese icyo cyapa ni kimwe bino byapa baduhaye? Itegereze neza A ni icyapa cyanditsemo long vehicle bisobanuye ikinyabiziga kirekire. Tegereze neza icyapa cya B, urebe icyapa cya C gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko w'umutuku ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe na kino cyapa cya D. Asigaye mbwire mwa bino byapa 4 ese ni ikihe bashyira kwa biriya bimodoka biba bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi biba bishobora no guturika. Tegereze neza mwa bino byapa baduhaye. Ese ni icyapa A, ese ni icyapa B, ese ni icyapa C cyangwa se ni icyapa D. Mbibutsa ko impamvu dukosora ibizamini byakozwe ibibazo biragaruka. Uba wakosora kino kizamini kimwe cyakozwe wazagerwaho ukabona hari ibibazo 5 byagarutse mu kizamini wakoze byo mwa kino kizamini kimwe tuba twakosoye. Rero kugira ukorere imwe utsinda nta kindi bisaba gukosora ibizamini byinshi. Wabona hari biri kukugora ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789951626 tukakwigisha, cyangwa wabona computer izakubera imbogamizi cyane cyane mu bantu bari mu mujyi wa Kigali mukatubwira tukabasangaho muri tukabigisha cyangwa tukabaha mwe aho mudusanga. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubafashemo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa nicyo bashyira kwa biriya imodoka biba bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi. Ndakeka ko muri kubibona. Muri kubona ko mwa kino kirango harimo akantu k'akamenyetso k'umuriro. Bivuze ko ibintu kino kinyabiziga gitwaye bishobora gufata inkongi. Ikibazo cya 8 kibazo ngo wakoze impanuka yo mu muhanda nike cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Hari cyangombwa baza bakubaza niba ukoze impanuka uzanabimenye nugera mu muhanda waratangiye gutwara icyo cyangombwa bahita bakikubaza. Ese ni ikihe mwa bino bisubizo
bine baguhaye. A iravuga ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, mbega ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Naho C ikavuga ngo uruhushya rw'agateganyo, naho D ikanga imikorere y'ikinyabiziga. Ese ni ikihe cyangombwa polisi iba igomba kukwaka mbere na mbere iyo wakoze impanuka yo mu muhanda? Mwa bino bisubizo bine, igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kubyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Nicyo kintu cya mbere bakwaka iyo wakoze impanuka. Kandi se uyu muntu uko yakoze impanuka, ese ubundi yari azi gutwara cyangwa yakoze impanuka kubera ko n'ubundi nta bumenyi yari abifiteho? Erega n'impamvu yitwa impanuka, umuntu aba asanzwe afite n'ibyangombwa byo kuba azi gutwara ariko agakora impanuka. Rero ikintu cya mbere bakosaba ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndakeka ko mwagiye mwumva abandi bagiye bagonga imikindo bagatwara badafite ibyangombwa, nibyo bababazaga bwa mbere, basanga batabifite bashobora no kuguhana. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B, ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Iyo basanze udafite iki cyangombwa baraguhana. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umuyobozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Ugeze hariya ku maferuje usanze ntabwo ari gukora, ahubwo aba ari kuyobora ibinyabiziga akoresha ubwoko bw'amatara butatu, ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, ugasanga ariko umuntu ubifitiye ububasha akaguha kino kimenyetso, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo gukata ibumoso gusa, B ikavuga ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, C ikavuga ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, naho D ikavuga ngo komeza imbere gusa. Ese ugomba gukora iki mu gihe umuyobozi ubifitiye ububasha aguhaye kino kimenyetso? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora iyo umuyobozi ubifitiye ububasha aguhaye kino kimenyetso, ugeze hari ahantu haba hari biriya bimenyetso ariko bitari gukora, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni C, ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya mutoya, ukaba uhagaze. Hari igihe babonye wenda hari ibindi binyabiziga byaje, murabizi hari haba hari imihanda ihahuriye ari myinshi, rero hari igihe wenda bahaye uburenganzira ibindi binyabiziga kugenda, wakaguha kino kimenyetso cyo guhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya mutoya. Rero hano igisubizo cy'ukuri ni C, ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. A iravuga ngo muri metero 100, B ikavuga ngo muri metero 200, C ikavuga ngo muri metero 150, naho D ikavuga ngo muri metero 250. Waba uri mwa ino ntera mwa zino baduhaye, ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo n'igihe ijuru rikeye. Ese ni iyihe ntera? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni C, nibura mu ntera ya metero 150. Ndakeka ko kino kibazo niba utari ugikoze kigarutse kitakunanira. Amatara ndangacyerekezo aba agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ya metero 150. Ushobora kuguha kino kibazo neza neza, ariko ira 150 bakayikuramo ahubwo bakashyiraho wenda nka 270, D bakavuga ngo wenda nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera ko wamenyeye ko ari C ukabura kishe, hano uba ugomba gufata inyuguti n'igisubizo. Hari igihe bashobora guhinduranya zino nyuguti bikaba byakunanira kandi atari uko utabibonyeho. Rero igihe uri gukosora uba ugomba gufata inyuguti ugafata n'igisubizo cyakagombye kuba ari cyo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi niba ikinyabiziga kiri kwambukiranya umuhanda kiba kigomba kugira ibibyerekana cyangwa kiparitse iruhande rwawo, ariko ibi binyabiziga byo ntibitegetswe kugira ibibyerekana mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa mu gihe bigenda ku ruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? Ari aho ibinyabiziga bigendwamo n'abana, B ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo
cya nyacyo. Noneho hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigenderwamo n'abana cyangwa ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye byo ntabwo bitegetswe kugira ibi byerekana mu gihe byambukiranya umuhanda cyangwa mu gihe bigenda iruhande rwawo. Ese wari wamaze guhitamo C? Ese wari wamaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayanditse, ikindi gihe kigarutse nkeke ko kitakunanira, niyo mpamvu tuba twaje gukosora ibizami biba byakozwe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagenda ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Iyi video y'ibyapa by'inyongera namaze kuyibakorera, iri kuri YouTube channel. Ushobora gusubirayo ukayireba, wabona utari kuyibona ukanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789531626 nkayiguha mu gihe gitoya, ukagenda ugakora rimwe, ukajya ugera ku bibazo nk'ibi ntibikugore. Rero musubire kuri YouTube channel yanyu cyangwa munyandikire, ahasigaye nzibahereze. Iki cyapa rero kirangwa n'amabara akurikira. Iyo bavuze amabara y'icyapa, ubwo uravuga ese gifite umuzenguruko usute, ubuso busute, ibirango bisute, amabara yose uri kubona ku cyapa. Ari kuvuga ngo ubururu, umweru n'umukara. Beka ngo umukara, umweru n'umuhondo. Seka ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Igisubizo cy'ukuri ni A, ni ubururu, umweru ndetse n'umukara. Ndakeka ko biriya byapa mubizi. Noneho ahubwo kubera tujye kujya dukosora n'ibizame, mwe mu nyandikire muri comment niba mushaka ko bazajya babaza ikibazo nk'iki bakibabaje mu kizame, nkahita mbashyiraho n'icyo cyapa nk'hano hasi, ukaba uhise umenya ukuntu icyo cyapa kiba kimeze. Niba mubikeneye mu binyandikiye muri comment, murabizi nkora ibyo mukeneye byabafasha kugira mukore rimwe muhite mutsinda, murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kibabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Iyo ntera araba mu metero 100, beka ngo metero 50, seka ngo metero 40, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano abari igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhita imiso cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 40. Kino kibazo baba bashobora kugihindura bagafata nka zino ngero zo muri metero bakazishyira nko muri santimetero, uretse ko bitakunda kubera ko bashyira mu ngero ntoya. Ubwo rero ntabwo bafata metero 100 ngo bazishyire muri santimetero ngo bakubwire ngo santimetero ngo 10,000. Urumva baba bakugoye. Kino cyo n'ubundi niba kikubaza ni gutya kizaba kimeze, nizajya ngera ku byo bahindura nzajya mbikubwira. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahinduka ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Arava ngo mu mezi 2, beka ngo mu kwezi kumwe, seka ngo mu minsi 15, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyo bibagomba gukorwa mu gihe kingana ute? Ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyagize ibibazo, cyakoze impanuka, wenda ntabwo kizasubira mu muhanda cyangwa cyoherejwe nko mu mahanga. Ese ibyo bibagomba kumenyeshwa ibiro bishinzwe imisoro n'amahoro. Murabizi ibinyabiziga birasora mu gihe kingana gute? Hano hari A batubwiye ngo mu mezi 2, B baratubwira ngo mu kwezi kumwe, C baratubwira ngo mu minsi 15, D baratubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Bino bisubizo bivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho bishoboka tuzajya tuhita tubabwira ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo
ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bino dukoresha turi kubigisha. Ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano kino kibazo bajya bakibaza bagahindura hano ho mu mezi 6 bagashyiraho wenda mu mwaka, bakakiguha kimeze gutya, ugasanga uhise ukica. Ariko baba bashyizeho ngo D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Waba waramenyeye ngo nzajya mpitamo wenda ngo inyuguti runaka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Rero iyo ubonye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ari iyo bashyizeho mu mwaka, uhita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mubimenye. Icyo kibazo ni gutyo ibagihindura iyo bagiye kukikubaza. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 16, kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Hari impanuka yabaye, ikimodoka cyaguye mu muhanda gifunga umuhanda, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda bikaba ngombwa ko bayobya umuhanda. Rero biba bigomba kugira ukuntu bigaragazwa. Bigomba kugaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Icyo cyapa kiba gifite ubuso busote. Aravuga ngo ubururu, ngo umweru, ngo umutuku, ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari ubururu. Murabizi kino cyapa kiba gitegeka, cyo kikubwira ko ugomba n'icyapa gitegeka. Niyo mpamvu kandi ibyapa bitegeka ndakeka ko mubizi, bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubuso bw'ubururu, hano batubwiye ubuso bw'amabara ni ubururu. Ndakeka ko mumenye impamvu ubuso biba ari ubururu, nuko icyo cyapa kiba gitegeka. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni ikihe cyapa muri ibi bikurikira kintegeka gutanga inzira? Bino byapa ni ikihe kigutegeka gutanga inzira? Uramanza umenye se kino cyapa kimwe ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda, birumvikana n'ibyapa byo gutambuka mbere. Iravuga ngo icyapa A19, ubwo kino cya mbere gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ngo icyapa B5, kino cyo hagati gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Na kiriya cyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru ndetse n'umutuku. Hano babona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Mwa bino byapa kigutegeka gutanga inzira ni icyapa, ndakeka ko amaze kugihitamo, ni icyapa B5, kino cyo hagati. Murabona ko we ugenda, murabizi mu Rwanda tugenda mu ruhande rw'iburyo, uri mu mutuku, bivuze ko hemerewe kugenda uno uri mu ruhande rw'ibumoso, bivuze ko ugomba kumuha inzira agatambuka. Weho icyapa kivuga ko bagomba kuguha inzira ni kino cya B6, ariko ntabwo ari byo bari batubajije. Rero niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri kibaye B5, icyapa B5 n'igisubizo cy'ukuri kikaba inyuguti ya B. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo utubuye dutaruka mu muhanda. Ngo umuhanda urimo amazi. Ngo umuhanda unyerera. Naho ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, utubuye dutaruka mu muhanda, na B, umuhanda urimo amazi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Urabona ko imodoka yari kugenda ikandagira utuntu duhita dusa nk'udutarutse. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Kode bazatangira gukora ibizami tariki 6 z'ukwa mbere. Ariko impamvu turi gukosora bino bizame no kugira ngo abantu bari hafi gukora izo tariki babone imyitozo ihagije. Murabizi intego yacu abari kugira ngo tumenye ko mwese muri gukora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu.
Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni ishusho. Hano batubwiye ngo a mpande eshatu, b baratubwira ngo uruziga, c baratubwira ngo urukiramende, d baratubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Iyo bavuze ishusho ni ibi baba bavuga. Ese ni uruziga, ese ni mpande eshatu, ese ni urukiramende. Rero ishusho y'icyo cyapa hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b uruziga. Rega baba banabikubwiye, niyo mpamvu ari ingenzi kubona video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Uzi ko hari ibyapa bitegeka, hano bakakubwira ngo gukikira bitegetswe, ni nkaho baba bagukopesha. Rero aba ari icyapa gifite ishusho y'uruziga, kuko ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ngiye kubakorera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, icyapa n'ikibazo babazaho. Kugira uzahite ubibona kugiye ukanda subscribe aho hasi. Ese waramaze guhitamo B? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabashwe mwa kino kizame, cyabazaga ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umutuku, C ikavuga ngo ubururu n'ikirango cy'umweru, D ikavuga ngo umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Murabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu rero iyo video mbaye mbateguje izaba ari video icyapa n'ibibazo byose babazaho. Ku buryo iyo video yonyine uyirebye uba wajya mu kizame ukagira ibyo ukora. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko amaze icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe. Icyerekezo gitegetswe. Gitegetswe. Ibyapa bitegeka, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Igisubizo cy'ukuri ni C, ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri ari cyo C, ndakeka ko waramaze kucyandika ku papuro. Reba amanota ugize uyandike muri comment kugira ngo turebe ayo wari kugira mu kizame. Ikindi ukeneye kode cyangwa kwiga by'umwihariko twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa. Buri munsi ndagenda bashyiraho imyitozo y'ibizami biba byarakozwe n'ibibazo byagiye bikundwa kubazwa cyane, kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi niyo ntego yacu. Ndabakunda cyane, umwaka mushya muhire n'ibihe byiza.